reka tubikore uko ubyifuje nta ni ukuri. ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana muri rusange ni mugari. Gukomeza rero kwicara tugategereza cyane cyane twirebaho, nanone bigaragara ko hari abantu bafite ubushobozi runaka, ariko wajya kureba ukabona nanone ibyo bashyize imbere ni inyungu zabo ku giti cyabo. Mu by'ukuri ntabwo bidukwiriye muri iki gihe turimo. ni ukuri. Tugiye gutangira nubwo bisa nkaho bitakumvikana, hari n'ababyumva bakabifata nkaho umuntu wenda yaba yasaze cyangwa se ubwenge bwe butari ku gihe, ariko umuntu ashobora gukora uko imbaraga ze zingana. Ubwo rero ntabwo bikwiriye ku itorero ririmo abantu bafite amazina akomeye cyangwa se bafite n'ibikorwa bikomeye bigaragara bifatika, ko wagera ku rusengero ugasanga ni ishyamba rigaragara gutya. ni ukuri. Ibyatsi, ndebera iki gihuru, ibyo byose mbega ntabwo byari bidukwiriye. Ni muri urwo rwego rero Imana ibyumve aho iri mu ijuru, idufashe ku mbaraga nkeya dufite, dutangire dukora umurimo wayo. kuri iyi tariki ya 15. Yego, ni 15, 16 ngira ngo 15. Nibwo Imana iduhaye igitekerezo, nibwo dusubukuye umurimo. Ibitekerezo byo twari dusanzwe tubifite, ari wowe wari nanjye nk'uko nabikubwiye, turarebye dusanga kugira inzu y'Imana ikomeze kuba gutya tutabyishimiye. Ariko nk'uko ubivuze, tugiye gutangira duhere hano kuri iki gihuru kiri mu nzu y'Imana. Iki gihuru ari cyo duheraho tugikuremo kugeza igihe Imana izadushigikira n'abantu bazabyumva, bumva bakunze umurimo w'Imana. Birashoboka ko abiwacu wenda bitabarimo, hari n'abo birimo babuze aho bahera, babuze uko bakora. Imana idushigikire ikoresheje abandi, natwe ubwacu idukoreshe. Iki gitekerezo ubundi ukigira wagitekereje ute? Ni Imana yabikubwiye? Ni ibyo witekerereje? Wabibonye ute? mu by'ukuri hari insengero nyinshi zatangiye kubakwa nyuma y'uru rusengero rw'i Gasanze. Yego. Izo nsengero nyinshi zararangiye, banazisengeramo kuri ubu ngubu, kandi wareba no kubabigiramo uruhare kugira ngo zubakwe, ugasanga atari ba bantu bafite ubutunzi bwa mirenge, ahubwo ahanini ari uburyo bwo kwigomwa bubabonekamo. Niba rero abagaragara ko ari abanyantege nke biyemeza bakagira icyo bakora kandi bakakigeraho, natwe nubwo turi abanyantege nke mu bushobozi bukeya dufite, hari icyo twatangira gukora, byibuze twazagira umugisha tukabona abandi batwiyungaho, urusengero rugakomeza rugakorwa. Nk'uko nahoze mbikubwira nkirimo kubitekereza cyangwa se numva binjemo, ku ikubitiro nagiriwe umugisha niga ubwubatsi, ndagenda nsabe kwa y'urusengero ndebe uko biteganijwe gukorwa. Ejo ku munsi wo ku cyumweru tuzasaba abakozi byibuze 5. Yego. Abo ngabo ku ikubitiro nge nzabishura, byibuze bamanze bakize iki gihuru kiri hano mu rusengero. Bamara kuvanamo kino gihuru kirimo, hanyuma yo ku munsi wo kwa kabiri zashaka abafundi abo nzashobora kubona, baze batangire bahonda y'amabuye baringanize, byibuze ku buryo n'umuntu wari wese azajya agera hano abone ko hari imirimo yatangiye gukorwa. Buke buke ku bushobozi bukeya buzajya buboneka, tuzakora uko dushoboye, nitugira umugisha n'abandi bakadutera inkunga, turebe ko byibuze uru rusengero rwacu rwahindurirwa izina, ntirwitwe rwa rusengero rw'Abanyagasanze rwanze kuzura rwananiranye, ahubwo dukore ku mbaraga nkeya dufite, kandi twizeye ko Imana izabidufashamo. Muri make Imana itube hafi. Ibyo byose rero tubishobozwamo nanone n'Imana iduha imbaraga. Twebwe ubwacu nta kintu twakwishoboza, nubwo dutekereza ko dufite ubushobozi bukeya,
ariko ubwo bushobozi bukeya nanone Imana itabihagazemo ntacyo bwamara. Niyo mpamvu ngize ngo reka tumaze dusengere muri uru rusengero, dufate umwanya dusenge. Noneho Imana iri mu ijuru nzi ko iteka umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ibiteze amatwi abantu bayo bayitakira ku manywa na nijoro. Okay, reka dusenge rero, noneho tube tuvuye muri uyu mwanya. Gusa turakomeza dukore, ntidukore publicité ngo tubibwire abantu benshi, gusa ahubwo abazumva ibyakozwe nabo hari igihe bazagira umutima wo kuza bakatwiyungaho, tugakomeza gukora. Kandi tuzatangira ku munsi wo kuwa mbere, tuzatangira ubudahagarara, tuzakomeza kugeza ubwo bizagaragara ko imbaraga twari dufite zisa nkaho zigize gute, zirangiye, kandi zirangiriye mu murimo w'Imana. Ndibuka wa mubyeyi, hari umubyeyi yari umugore w'umuhanuzi umwe ntari kwibuka izina, yagize ibyago umugabo we arapfa, ariko apfa. Uwo mugabo yari yaragaburiye abantu b'Imana ubwo bari bagiye mu buvumo, arabagaburira ibintu bye byose bimushiraho. Bimaze kumushiraho, uwo mubyeyi abishuza baza kumwishuza, baje kumwishuza arangije atakambira Imana ati, Imana uribuka ko umugabo wanjye yagukoreraga, kandi amadeni yose yaje kubera ko yari kugaburira abantu bawe. Aranyuma ati, ngaho nawe gira uko wabigenza. Yarahamagaye Eliya. Eliya aramubaza ati, ariko ubundi hano mu nzu yawe ufitemo iki? Umukecuru aranyura ati, nta kintu mfite, nta na kimwe. Ati, reba ibintu by'ibikoresho ufite mu nzu yawe ubinzanire. Aragerageza aja no gutira, atira ibikoresho byinshi bitandukanye, azana ibidomora, azana indobo, ibyo azanye byose. Imana irangije yuzuzamo amavuta. Haleluya. Ndikumva ndi gufashwa n'iri jambo kubw'igitekerezo wagize, ukaba wahisemo. Turi mu iteraniro ryari ririmo abantu barenga 500. Mu bantu 500 uhisemo njyewe, usanga nanjye nari mfite icyo gitekerezo, n'abakecuru dufatikanije urakimbwiye. Iki gitekerezo umbwiye rero, Imana igiye kudushigikira. Tugiye gukoresha ibyacu dufite bikeya, nibishaka bizashire, bishire mu murimo w'Imana. Nibishira mu murimo w'Imana, Imana izatwibuka, cyakoze igasanze n'ahandi, niba hari abantu bareba kure. Ikibazo dufite, abantu bareba hafi. Umuntu warebye hafi areba mu butunzi bw'akavuga ngo ntabwo ndakoraho, ngejo nzagura imodoka, ejo nzagura umurima. Burya aba yarebye hafi, ariko ibanga ryo kureba kure ni ukureba ku murimo w'Imana. Urebye ku murimo w'Imana, nanjye ndebye ku murimo w'Imana, n'abandi bose bazadufasha bakareba kure. Imana izadushigikira. Uko yarengeye wa mupfakazi ikamwishurira ideni, niko natwe izaturengera ikadukemurira ibibazo dufite, ndetse n'ibyakagombye kuza bikaduca intege. Imana izazibe mu ruhande rwacu. Muvandimwe Pole rero, nanjye ndi Isirayeli, turi kumwe. Igikorwa cyose uzatekereza ku murimo w'Imana. Imana iduhamagaye kuri tariki ya 15. Ntabwo ari umuntu bitubwiye ngo tuze tubikore, ahubwo ni Imana itwongoreye. Burya hari igihe abantu bishuka bakibwira ko Imana izahagurutsa abantu, ubwo ryajwi wumva riri kuguhata mu mutima, iyo ni Imana iri kukongorera. Ntukinangire umutima, ijwi ry'Imana wumvise ngo uriteshe agaciro. Twumvise ijwi ry'Imana, twe tugiye guhaguruka dukore. Kankubwiza ukuri, hari abazaduseka bavuge ngo twasaze, ariko ntabwo twasaze. Ibyo tugiyemo turabizi, tuzi n'ibanga ryacu. Imana izadushigikira. Reka twisengere Imana. Ko utwemereye ko muri aya masaha tuba duhagaze hano mu nzu yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuba turi aha ngaha si uko tubuze ahandi twakagombye kuba turi, ariko ibi byose byabaye byari biri mu mugambi wawe, muteguro wawe. Uratuzi kuruta uko twiyizi. Ni ukuri. Wari ubizi ko kuri aya masaha tuzaba duhagaze aha ngaha. Kubw'igitekerezo rero twagize. Haleluya. Imana duciye bugufi imbere yawe, ubanze utwezeho gukiranirwa, utubabarira amafuti yacu yose. Twaba twarakoze byose bitagutunganiye, turakwinginze ngo utwezeshe amaraso y'igiciro aziriye ku musaraba w'Igorogota. Twongere tugaragare imbere yawe, twongere tugaragare imbere y'amaso yawe, turabo wishimira. Ni ukuri. Nitumara kugaragara imbere y'amaso yawe turabo wishimira, turakwinginze ngo ubururuke udushigikire, udutere inkunga, udutere inkunga. Ibyo dutekereza byose ube mu ruhande rwacu.
twebwe ubwacu nta mbaraga z'umubiri dufite zihagije, nta n'imbaraga z'amafaranga dufite zihagije, ariko ku bushobozi bukeya dufite turakwinginze ngo ururuke udushyigikire, udushakire amaboko, utugwirize amaboko, nyakubahwa Imana unadukomereza amaboko, ariwo tubera umuterankunga mukuru uzabirenzeho nk'Imana. Nyakubahwa Imana rero wa mu ruhande rwacu, uturinde umwanzi Satani waduca mu izina rya Yesu, atwereka ko ibyo dutekereje twasaze, ibyo dutekereje ko bidashoboka. Wa mu ruhande rwacu dushyigikire, utwambike imbaraga. Mana we, Imana ibi ngibi ntabwo byoroshye kuba bisobanura buri umwe wari Mana we, Mana we, Mana we, ariko kuko uri Imana, kuko ushobora byose, kuko ari wowe utegeka ibiriho byose ku isi, wategeka abahehe n'abahehe bose bakaza bagashira imbaraga kuri iyi nzu yawe. Nyakubahwa Imana, ubwo iyi nzu yawe yakuzura, izina ryawe ryahabwa icyubahiro. amina, amina, umurimo wawe nyakubahwa Imana kigahinduka ishimwe rikomeye cyane. amen. Bana natwe rero Ndabyibutsa Uwiteka dushyigikire, wabwiye Morodekayi ngo nagende uko imbaraga ze zingana ntawe uzabana nawe, natwe duhagurutse gutya mu mbaraga nke zacu, tutabaya sanso, udushyigikire. Haleluya, haleluya, haleluya. Atakelo sisikuwa tradone. Mana, ibyashaka kuturwanya turi mu murimo wawe, bicike intege. Turabizi neza kuri umubyeyi wacu, kandi nanone turagusabye ngo twumvire. Nyakubahwa Imana, turabizi ko mu biganza byawe ufitemo byose, turakwinginze ngo rero byose ubona bidukwiriye ubiduhe, kugira ngo tubone ubushobozi bwo kubasha gukora umurimo wawe. Ukomeze ubane natwe, Mana udushyigikire. Nyakubahwa Imana, duhagurutse gutya, ukomeze ni uturengere, umugabo n'umusore, dushaka kubaka inzu yawe. Tayakuwaya imini kustadone. Ntabwo duhagurutse dushaka kwiyamamaza, oya. Nyakubahwa Imana, udushyigikire, udutere ingabo mu bitugu. Nanone ubwo dutangiye kuri uyu munsi tubitekereza mu bitekerezo, dupanga ko kuwa mbere tuzatangira kubishyira mu bikorwa, tangirana natwe, ube mu ruhande rumwe natwe. Nanone ubwo uru rusengero rwazagera aho ruva rukagera aho rugera, Nyakubahwa Imana, tuzashima izina ryawe. Ukomeze ubane natwe, ukomeze utwishimire. Ibyo urashima, ibyo urabona bidukwiriye, byose byatuma umurimo wawe ugenda neza, ubiduhe ku bwawe Yesu. Amen, 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 amen. Imana iraje idushyigikire, kandi nzi ko izadutera inkunga muri byose. Nuvango nese gusaina nuko ntafite amakuru neza yenda, ariko nabwo ejo nzarara nyamenye.